Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Nkuko rero twabitangiye turacyaganira twifashishije igitabo cya Yobu. Yobu rero twaramuganiriyeho muri iyi minsi, twaje gusanga ko natwe hari agakeregeshwa k'umubabaro twagiye dutwara, buri wese kangana n'ibitugu bye. Haleluya. Njya mpoza abantu nkababwira nti ntutekereze ko ibyanjye byaba ari byo biremereye, ntutekereze ko ibyawe ari byo biremereye, ahubwo buri wese ahabwa umusaraba ungana n'ibitugu bye. Amina. Ubwo rero uyu munsi nubwo dushobora gukomeza kuganira kuri Yobu, ariko Nyagasani Yezu ari nawe utwiyoboreye, uyu munsi yaje arambwira ngo hari igisobanuro ashaka gutanga. Icyo gisobanuro rero Nyagasani ashaka gutanga, yambwiye ngo ndashaka kubigisha ku nshuti nyanshuti. Haleluya. Inshuti nyanshuti. Iyi nshuti nyanshuti rero Yezu Kristo yaje kuyinyigishaho ahereye ku byari bibabaje umutima wanjye. Ntabwo njya mbasha guhisha wa mugani mu Kinyarwanda aho bavuga ngo sinda akabati, ntabwo njya mbasha guhisha ibyiza, ndabivuga pe uko byagenze, ko nibibabaje ngiye ndabivuga uko biri. Numva mu mutima wanjye nta kindi kintu kigomba kuhabikwa uretse ibya Yezu. Haleluya. Kandi ibya Yezu mpabitse nabwo ntago ari ibyanjye ngenyine, numva ari byo ngomba gusangira n'abandi, nkumva mbese muri make numva nishimiye kugendana n'abandi. Ntabwo ari njye njyenyine, ntekereza ko ari abantu benshi muri rusange nta wishimira kugendana n'umuntu umubabaza, umujomba, umukomeretsa. Ndibwira ko atari benshi bafite iyo mpano yo kugira gutya, yo kumera gutyo. Njya mbwira Yezu Kristo ni wowe wabishoboye, ujye udushoboza. Haleluya. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo kubera ko yageragejwe abasha cyo gutabara abageragezwa. Amina. Kubera ko yageragejwe rero abasha gutabara abageragezwa, kandi aratwumva, ababona imibabaro dufite. Umubabaro rero nari mfite nawutewe mu by'ukuri n'umuntu, ntago nabasha kubihisha. Umuvandimwe wangiriye inama, mbabarire, hari umuvandimwe umuntu yaranyandikiye ari gukora komanteri muri iyi minsi ubwo twatangaga ubuhamya, nkubwira ukuntu nahombye nkamererwa nabi, ndetse icyanambabaje cyane uko ayo magambo yayambwiye umunsi navugaga ukuntu nyine nataye urugo rwanjye n'abana banjye ntabishaka. Noneho uwo muvandimwe mu kwintervene birashoboka yenda ko ari bwo buryo bwe bwo kubyumva, ntago nabuze umuntu kumva uko abyumva, ariko yabivuze mu magambo atarigeze anyubaka na buhoro. Arambwira ngo rero ngo ngewe ngo ndumva ngo icyo kigeragezo ngo utagomba kwigereranya na Yobu, ngo uko Yobu we ngo yageragejwe nuko Imana yamushakaga, ngo kandi ari intungane, ngo ariko wowe ngo nduva ibyo bintu byawe ngo ari wowe wabyigushijemo, ngo nese niba warabona gucuruza uhomba, ngo kuki wagendaga gufata amadeni hirya no hino ngo ahubwo Imana yarakoze kugutabara, ngo kuko ndumva waranayigoye cyane, ngo kubwanjye rero mbese amagambo agiye muri uwo mujyo. Noneho biramvuna kubyakira, byaramvunye pe, biramvuna. Impamvu suko wenda numva ko avuga ibitari ukuri, ahubwo amagambo yakoreshaga bimbwira n'uburyo yabivugaga numvise bitanyubatse. Noneho bihurirana nuko uriya rero tujye twitondera amagambo tuvuga. Byahuranye nuko nari ndimo kwakira, ngo nahagurutse mu rugo ngiye ku kazi nk'uko bisanzwe, aho ngaho mba ndi hirya no hino dushakisha imibereho. Noneho umwana mpamagara ambwira ko abana banjye babiri bombi barembye, ati mbajyanye kwa muganga, kandi aho ndi ni kure. Hashize umwanya arambwira ati bombi babahaye ibitaro ariko bararembye. Ndavuga nese ubwo ko ahantu ndi kwari kure, ubuse kuko ndagirane. Arambwira ati mama we jya ku mavu dusengere gusa, ariko ikigaragara cyo nuko abana bararembye pe, bararembye. Noneho ubwo ndi kujera icyo kintu kiri kumena umutwe na wa muvandimwe kugira ngo ambwire ati ntabwo ari kubaza ibyo ndi guhura nabyo, ariko ndiyambwira ati wenda muvandimwe rwose warakubititse ibyo ngibyo bitihise, akicecekera. Cyangwa se niba ushaka kumbwira ati nyamara icyo kigeragezo wakigizemo uruhare, akagira uburyo mbese wenda abivuga neza, ko birashoboka. Ni nacyo namubwiye nti ukuri gushobora kuba kurimo, kandi nanjye sinigeze mbihakana. Ndamubwira nti ushobora kuba utarumvise audio neza, kuko ngewe ubwanjye ntaraho navuze nti nishinja yuko ntakoze icyo wenda iyo ntaza kugira icyo kintu cyo gukomeza wenda sinari kugera ku rwego nageze. Ibyo narabivuze rwose. Ndavuga ni muvandimwe birashoboka ko waba utarumvise audio zose,
rwose kuko icyo kintu narakivuze pe. Noneho rero ubwo uwo muvandimwe ntabwo turi bukomeze kubiganiraho ko nageze ndavuga se koko nkumva nyine birandemereye cyane. Ndashima Yezu rero ko yabitesheje agaciro muri jewe, niyo mpamvu mbivuze. Ubwo rero mu gihe nari ndimo kujera izo situation zombi, uwo muvandimwe yanditse gutyo numvise mpungabanye cyane ariko cyane ku buryo navugaga ntakwe Nyagasani koko nk'ibi bibari ibiki koko, ubu se uyu naho ni umusimaro, uyu ni urushyi, ni umugeri, ni igiki koko ubu nkubiswa aha hantu. Umuvandimwe ntanzi simuzi, twahuriye muri audio. Noneho ndagije mbwira Yezu nti maze rero ngiye mbwira icyo nakora. Yezu araceceka, Yezu ajya aceceka cyane, haleluya, araceceka. Noneho hari umuvandimwe wari nawe nyandikira ambwira umusozi yazamutse, birananira rero mpita mubwira nti umuntu akwandikiye amagambo nk'aya wamusubiza iki? We rero arambwira ati uyu muntu umwihorere kuko biragaragara yuko ashobora kuba afite ibindi bintu ashaka, kandi ikigaragara cyo nuko aramutse ari umuntu uri muri audio neza ntabwo yakagombye no kuba gifite umutima w'amagambo ameze gutya, tumwihorere. Ubwo inama y'uwo muvandimwe ibiyo ndamwihorera, muri uko kumwihorera ariko umutima wanjye ukomeza kutamwihorera, nkajya numva namwihoreye ku buryo wambaza nkaba nakukanye namwihoreye ariko mu mutima ntamwihoreye nkimufite, mvugane ntabwo numva umuntu umbwira amagambo abishye nkariya. Ubwo rero ibyo mbigusobanuriye nshaka kukubwira icyo Yezu yambwiye uyu munsi kuri icyo kintu cyabaye ejo bundi, ndakomeza ndakirengagiza, ariko Yezu yaza agasanga hari akantu k'umubabaro nifitemo, arambwira ati ariko atubabajwe n'iki? Ndavuga nako Nyagasani n'abana yego bararwaye, kuko n'ubu nkubwira muvandimwe baratashye ejo, ariko nyine ntabwo barakira, donc baracyari ku miti. Ariko uyu muvandimwe yambwiye nabi, none se ubu niwe wibaye umucamanza mu mwanya wa Yezu, atangiye kubona ukuntu naruhije Yezu, kandi ariko twese turushya Yezu. Nuko Yezu arambwira ati nje kuguvanaho iyo nabi, nje kukuvanaho ako kantu kakubihiye kuko ntabwo ari keza. Arambwira ati rero ya muvandimwe umwihanganire, afite ibibazo arabimbwira, Yesu arabimbwira, ibibazo byose arabimbwira ati nibyo bibazo afite, n'abantu babana nawe ntiborohewe. Ubwo rero niba naramukuruye nkamukuzanira nuko nagiraga ngo umufashe. Arambwira ati rero kenyera ukomeze maze umufashe. Ndavuga nti ntago mbyanze, ariko noneho rero ndashaka kugira ngo nkubwire inshuti nyanshuti yagombye kwitwara ite imbere y'ikigeragezo cya mugenzi wayo. Aho rero muvandimwe naho nshaka kukubwira, birashoboka ko wenda waba wumva ibyo mvuga ukumva ko bibuze ubushishozi, ukavuga uti wenda hari yagira gutya byari kugenda gutya. Nukuri ubwo n'uburenganzira bwe bwo kubitekereza, ariko noneho ndagira ngo nguhe umurongo tukwiriye twese kureberamo, ari wo witwa Bibiliya. Bibiliya rero nk'ijambo ry'Imana riduhurije hamwe, ndagira ngo nkubwire muvandimwe ngo uzafata ya logique yawe cyangwa ya myumvire yawe, mfate ya myumvire yanjye, na runaka afate ya myumvire ye, yose tuyihurize hehe? Muri Bibiliya. Bibiliya niyo izaduha umurongo twese tugenderaho. Si ngombwa ko tuba duhuje amadini, si ngombwa ko tuba duhuje amoko, oya, ibyo reka tube tubiretse ku ruhande, reka duhuze ukwemera. Haleluya. Ukwemera kwacu ni kumwe, Imana yacu ni imwe. Amina. Imana ni imwe. Ubwo rero muri kwa kwemera twabatirijwemo twese, buri wese aho yabatirijwe, ndagira ngo tuganire noneho nk'abajya mu ijuru, kuko Yezu yaje arabimbwira, arambwira ati ubivuge kuko ngwaye uburenganzira bwo kubivuga. Hari abantu rero bigize abacamanza, bazi ko bari gucira, donc bari guca imanza ariko mu ruhande rwa Yezu. Arambwira ngo n'abagore baje bandirira mu nzira y'umusaraba, narabwiye ngo nimwiririre. Haleluya. Ati iryo jambo rivuga ngo nta muntu ukwiriye kumbabarira, ngo avuga ngo Yezu we ngo ndakubabariye ngo kubw'ibyo reka njye gucyaha runaka mu mwanya wawe. Ati ibyo ntikoreye runaka ntakaze kubikora. Ni ukuvuga iki rero? Yezu yarambwiye ati guhana ndabizi. Haleluya. Guhana ndabizi, iyo ntaguhanye rero ntihagire uza ngo aze kuguhana mu mwanya wanjye. Ati impamvu mbyikorera nuko nzi ko ndamutse ngwaye uburenganzira bwo guhana runaka wamuvuna igufwa, kandi aba ari umwana wanjye. Ati niyo mpamvu rero buri wese mubwira kureba ibye.
Haleluya. Akaba ari nayo mpamvu ubu buhamya buriho muvandimwe, ni ukugira ngo ngufashe kureba ibyawe, urebe aho waba warahuriye na Yezu ushime, wumve ibyo nikoreye wenda mbyiyikoreje cyangwa se kuko mbikorejwe n'isi, ariko icyo reka twe kugitindaho kuko cyaba deba. Kandi ntabwo iyo turi mu ijambo ry'Imana ntabwo tuba turi muri deba, ahubwo tuba tugerageza guhuza imyumvire yacu kugira ngo tugire aho duhuriza nk'abantu bagana ahantu hamwe ariho mu ijuru. Ubwo rero ntabwo tuba turi muri deba ngo uvuge uko ubyumva, ngewe mvuga uko mbyumva. Ijambo ry'Imana ni rimwe, ntabwo ribuze guhinduka kubera imyumvire yacu. Yezu arambwira rero ngo ni igihe cyo kugira ngo buri wese arebe ibye, urebe aho wazamutse, urebe aho wamanutse, urebe uko wagendanye n'Imana, umenye uyu mugabo witwa Yobu nawe umuhagarara iruhande mu buryo bwawe. Haleluya. Icyo nicyo cya mbere cy'ubu buhamya, nuko abantu benshi mwajyaga ngo mubusoma igitabo cya Yobu, kuko izo témoignage ndazifite. Abantu benshi ngo bajyaga babona igitabo cya Yobu ari igitabo nk'ibindi, mbese igitabo hari nk'icy'umugani, batajyaga basoma. Ariko ubu ngubu bamaze kumva Yobu uwo ari we n'icyo amaze mu buzima bwabo. Haleluya. Nicyo ngicyo rero Yezu yampagurukirije. Icyo rero ni nacyo kituma nkubwira ubuhamya bwanjye, ni ukugira ngo nkubwire ngo wireba Yobu nk'igiti hakurya hariya, ahubwo genda umuhagarare iruhande nawe umenye uburebure bwawe. Wenda warabyiteye, peu importe uko waba waragiye muri icyo kigeragezo, twebwe uwo turi kureba ni umuntu uri kuvirirana. Kuko burya umuntu uri kuvirirana iyo ageze kwa muganga ntabwo bamaza ngo none se ngo ubaye iki, ngo nditemye, ngo none se ngo niba witemye ngo warebaga he, ngo wahingaga se ureba he, cyangwa ngo wasaga ureba he ku buryo witema. Ibyo ntabwo ari byo muganga abanza. Muganga abanza ko muruvirirana akamuvura. Haleluya. Ubwo rero Yezu niwe muganga wacu twese, je nawe nuriya muvandimwe nuriya wundi n'ababandi bose, Yezu niwe muganga. Aduhurije imbere ye rero kugira ngo je nawe tuvurwe. Haleluya. Ngewe rero kugira ngo ngubwire uburyo twivuza, navuze ibyanjye, ariko bitabuze ko nawe wikebuka ukareba ibyawe. Amina. Wamara kureba ibyawe rero ukamenya uko ugomba kubyitwaramo. Ubwo rero Yezu Kristo arakomeza aranyigisha, arambwira atariko hari ikintu abantu benshi babuze. Abantu ntago bafite urukundo, kandi narakubwiye mwana wanjye ngo ibintu byinshi abantu bazakora badafite urukundo bizababera impfabusa. Haleluya. Bizababera impfabusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo naho navuga mu ndimi z'abamarayika, naho natanga ibyanjye byose ngo bitwikwe, ntafite urukundo, nabyo byaba ari iki? Impfabusa. Haleluya. Byaba ari impfabusa ibyo twakora tudafite urukundo. Urukundo rero rurihanganisha. Urukundo twaruganiriye igihe gihagije, wenda bizaba ngombwa ko twongera tukagarura inyigisho ku rukundo, nazo tuzazigarura, twumve uko dukwiriye kwifata imbere y'umuntu uri mu kaga no mu kigeragezo. Yezu rero arambwira ati kubw'ibyo rero aba bavandimwe bawe bahugure, ubereke umuvandimwe nyawe, inshuti nyanshuti yifatite imbere y'inshuti yayo. Haleluya muvandimwe. Arambwira ngo mbere y'uko ujya mu nyigisho ndende, banza ubabwire, kuko buri wese afite uwo akunda. Ese muvandi, wenda uwo ukunda, tuvuge wenda ko wakundanye n'umuntu wenda mugatandukana, tuvuge se ko wenda sinzi uko byabyarije, ariko icyo ari cyo cyose hari akantu kitwa urukundo kigeze kukubaho. Witwaye ute igihe wari uri mu rukundo n'uwo muntu? Ese wumvise hari icyiza kibirimo? Ese wamuhaye iki? Ese yaguhaye iki? Ese wamufata gute? Ese wumvaga muri wowe bimeze bite? Arambwira ati icyo ni icyambere. Ikindi bagomba kwigiraho urukundo, ni ukuvuga ngo nibanyigireho, kuko ntuza kandi nkoroshya, kandi bareba urukundo n'abakunze kugera ku ndunduro. Ati natabasha kubona urukundo rwanjye, basi nareba urwe na mugenzi we. Ndi kuvuga wowe muvandimwe uwo uri we wese uri muri audio, ntabwo ndi kuvuga undi twagiranye ikibazo, ahubwo ndi kuvuga muri rusange ko Yezu yabimbwiye. Niba wenda utarakunze cyangwa utarakunzwe, ariko byibuze rebera kuri Yezu waduhuje, urebe urukundo yadukunze, urebe ukuntu yitanze ubudatuza, akitamba ku musaraba kugeza ubwo yambara ubusa imbere y'abishibi, imbere y'imbaga akambara ubusa. Haleluya. Ariko kugira ngo agukize muvandimwe. Ibyo twarabiganire kandi tuzongera tubisubiremo, ko mu minsi iri imbere tuzinjira mu nzira y'umusaraba, tuzagenda turushaho kubyumva. Ubwo rero
nyagasani Yezu arambwira ati inshuti nyanshuti ubundi bikwiriye kumerite ku nshuti yayo. Nyagasani Yezu rero yambwiye ngo inshuti nyanshuti, ni ukuvuga ngo hari inshuti hakaba n'inshuti nyanshuti. Yobu yari afite inshuti nyinshi, abaje kumureba bari inshuti nyanshuti. Haleluya. Ba bandi bavuye muri ba bandi benshi bo baza kumureba. Yezu yari afite inshuti, ariko mu gihe rukomeye abamuhunzeho ba mbere nta bigishwa be. Noneho haba Mariya Madalena na Mariya Mukakiropa na Mariya nyina wa Yezu na ba Mariya bandi benshi ba Mariya bahagaze hafi y'umusaraba kugeza ubwo babonye indunduro yabyo. Noneho ariko nyuma y'urupfu hari inshuti nyanshuti yagiye kureba aho yashyinguye kugira ngo basi musigo umubavu. Iyo niyo nshuti nyanshuti. Yezu rero mu kumbwira ku nshuti nyanshuti yanyibukije amagambo nabyaga mbwirwa n'umupadiri w'umusaza ngitangira akazi. Ahantu nakoreraga hari umupadiri wakundaga kuza mu biro byanjye tukaganira, ariko iteka tugatandukana mbwiye ayo magambo ngo inshuti nyanshuti, ngo niyo ubwira ibanga ntirimene, mwasangira ntigucure, wapfusha ikakurerera. Ibyo bintu bitatu padiri agakunda kubimbwira, ariko nkagira ngo naye abasaza. Yezu rero yongeye kubinyibutsa uyu munsi, ariko arangije arambwira ati si ibyo gusa, hari n'ibindi. Icya mbere, inshuti nyanshuti uyibwira ibanga ryawe ntirimene. Ngaha wenda umuntu abari nkakubwira nti ngewe buriya nubwo wenda banyakiza, ni urugero ndi gutanga, nubwo barimo kunshinja ibi n'ibi ntabwo ari byo nakoze, ahubwo ndakoze ibi n'ibi, kandi ubibwiye akakubamo. Haleluya. Iyo nshuti rero nyanshuti ikubikira ibanga, yamenya ko wagize n'akaga ikumva itagomba kugenda ikuririmba mu bantu. Iyo bari inshuti nyanshuti, yagira naho bakuvuga nabi wenda akicecekera cyangwa se akagira icyo avuga kikurengera, ariko kandi akumva gukunza gufite mu mutima. Iyo ni inshuti nyanshuti. Iyo nshuti nyanshuti rero iyo musangiye ntigucura. Ni ukuvuga iki rero? Ntabwo ari ukuvuga ko muba mukize kugira ngo musangire byinshi, ahubwo iyo bavuga ngo ntigucura ni ukuvuga ngo muba muri gusangira dukeya. Kandi burya abanyarwanda nibo bavuga ngo basangira ubusa bitana ibisambo, ariko iyo ari inshuti nyanshuti mugasangira uko kari. Haleluya. Akabisi n'agahiye muragasangira, mugafatanya byose, kandi ntigucure. Gucura umuntu rero bivuga iki? Iyo umuntu bavuga ngo yamucuze, ni ukuvuga ngo kurya ukamara, wirengagije ko mugenzi wawe, ntiwite donc kuri presence ya mugenzi wawe, ahubwo wowe ukarya nk'aho ari wowe wenyine. Uzi rero ko ibyo bintu abantu benshi barabikunda muri iki gihe, byo gushaka kwigwizaho. Nicyo bishaka kuvuga, kwigwizaho, kwirebaho, byose bibi byawe, abandi nta kazi kabo. Iyo ntabwo aba ari inshuti nyanshuti, kandi wose umugenzi ugana mu ijuru umeze gutyo. Inshuti nyanshuti rero iyo upfushije irakurerera. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo kenshi na kenshi dukunda kugira ibibazo ababyeyi bakunda kugira ibibazo ku burere bw'abana babo, ugasanga abantu wenda babaye imfubyi kubera ko mama cyangwa papa yapfuye. Ariko burya iyo wasize inshuti nyanshuti cyangwa ufite inshuti nyanshuti, burya irakurerera. Abo bana ntibitwa imfubyi, ahubwo bagaba bafite abo babyeyi. Yego wenda nyina w'umuntu n'indasimburwa, papa w'umuntu n'indasimburwa, ariko byibuze iyo affection ikaboneka, naho umwana yavuga ati mama suriya, ariko byibuze akaba atabuze ni affection. Biragoye rero muri iyi minsi kugira ngo uzabone umuntu wishushanya muri ibyo bika byose, ugasanga bifite ari inshuti nyanshuti. Yezu rero arambwira ati hejuru y'ibyo ndongeraho n'ibindi. Inshuti nyanshuti urarwara ikakuvuza cyangwa se ikagusura. Ikakuvuza rero gute? Niko Yezu yansobanuraga, ndi kukubwira ibyo yansobanuriye. Yambwiye ngo inshuti nyanshuti irakuvuza. Kuvuza rero ntabwo ari ukuvuga ko iba ifite amafaranga, ahubwo ushobora kumva indwara mfite ugahihibikana ushaka uwamvura kugira ngo byibuze noroherwe. Iyo nshuti nyanshuti rero niyo yibwiye uti namaze kumenya ko ibitaro bivuriye indwara wenda biri aha n'aha, yumva yaguherekeza, yumva se yakora ibishoboka byose. Maze iminsi mbona abantu hirya no hino baba bagenda bakora fundraising kugira ngo wenda umuntu runaka avurwe, ukabona n'umurimo wo kwitanga. Hari umuntu uherutse kuncaho ahantu narindi, mbona ari umuntu w'umusore wahumye, ariko none ari kumwe na mugenzi we uri kugenda afite
mikoro mu muhanda agenda avuga ati uyu muntu yari yararwaye yari muzima, berekana n'ifoto ye nyine arangije universite, nuko amaze kurangiza kwiga nuko arahuma. Uwo muntu uko kurabona ko yahumye burundu, ati none baganga bavuze yuko kugira ngo abone byasaba ko bajya bagira mu Buhinde, none turi gushakisha amikoro kugira ngo uyu muntu avurwe. None ikintu cyanshimishije nuko agakapu wabashaga donc iyo wumvaga bigukozeho washyiragamo ako gakapu. Rero nuwo nguwo uwo nyirukurwara nyine niwe wari ugafite, ni ukuvuga ngo uwo wundi yari umuvandimwe, ariko akanasobanura ko we ntacyo bapfana, ahubwo ari umuntu biganye ushatse kumutera inkunga muri ubwo buryo. Ndeba rero n'icyo gisuzuguro n'izo soni mu bantu, ugenda ufashe mikoro ugenda uvuga ngo uyu muntu turi kumwe ngo arasaba ubufasha, bagahagarara agasobanura uko bimeze. Ntabwo ari abantu benshi bahagufasha, kandi turabizi ko iyo umuntu amaze kugera mu kigeragezo abantu benshi burya baragutererana. Za nshuti za Yobu amagambo zavuze twayumvise, zishobora kuba zaribwiraga ko zivuga ukuri, ariko tuzageraho Imana yavuze ngo banzu basabira imbabazi kuko bavuze amagambo adakwiriye. Bo bari bazi ko bari kuvuga neza, ariko Imana yarabagaye. Nawe rero birashoboka ko waba uri kubwira umuntu uri mu kigeragezo wibwira ko uri kuvuga neza, ariko Imana yaza kuza guhemba ikakugaya ko waba wavuze amagambo adakwiriye. Niyo mpamvu rero mvuga nti twebwe abagenzi bagana mu ijuru, mureke twitondere ibyo tuvuga, twitondere uburyo duhumeka, mbese buri kintu cyawe, haleluya, ube ngo ugire controle y'ikintu cyawe icyo ari cyo cyose. Ntihakave mu kanwa kawe ijambo rishobora kuba ryakomeretsa mugenzi wawe, ntihakave mu kaboko kawe ikintu cyaba kigiye gukomeretsa mugenzi wawe, ntihakave mu kuguru kwawe urugendo rwaba rugiye gusebya mugenzi wawe, ahubwo muri wowe habe mu Yesu, kugira ngo rya jambo ry'Imana ryuzure ngo kuva namenya Yezu sijye uriho, ahubwo ni Yezu muri jye. Amina. Ntabwo rero Yezu avuga amagambo abishye cyangwa akomeretsa, arura, cyangwa se amagambo nawe wumva utakwifuza kwakira. Yezu rero arambwira ati inshuti nyanshuti urarwara ikakuvuza. Kukuvuza wenda hari ubwo abafite amikoro akaba yakwemera kuyatanga. Hari umuvandimwe wamaye ubuhamya muri audio yambwira ati umugabo wanjye yararwaye baduca miliyoni 20, ariko umuntu araza arambwira ati ngwaye miliyoni 19. Twebwe rero tujya gutanga, iyo watanze 100 ubwo bumva ntako utagize, watanga ibihumbi 100 ukavuga uti ntako ntagize, watanga wenda tuvuge, ntabwo ndi kugaya, twumvikane ndi kugenda ntanga urugero, watanga wenda $1,000 cy'amadolari, cyangwa wenda reka tuvuge ko wageze no kuri 2, ukavuga uti yewe we namufashije uriya muntu ntako nagize ko sinzi impamvu. Ariko reka nkubwire, burya rero umusonga ugira karuma, uragenda ukajya kwa muganga bakaguha karuma, udongo ukanywa umuti. Hari imiti nyine igabanya ububabare, ariko ububabare ntabwo buba, niba ari iryinyo rizakira ari uko barikuyemo. Nigeze kurwara iryinyo njya kwa muganga, ariko kako ryari iryinyo ry'imbere, enda abantu bazajya bambona kuri profile ku mafoto, hari ahantu ku ruhande nyine nakutse iryinyo, niba ntabwo ari ibanga, iryo ryinyo rero ryarandiye cyane. Noneho nkabona se ngiye gukuka iryinyo ry'imbere koko, nkumva ntashaka ko rikuka. Noneho njya kwa muganga, muganga ati iryinyo rero nta kindi twakoretse kurikuramo, nakora ko ritanyeganyegaga ariko rifite umusongo ukakaye cyane. Ndavuga nti muganga yaneryihorere, ubwo nangaga kugira igihanga cy'imbere. Ndavuga nti ubu nzajya nseka ni kuko nuko muganga ampa imiti, arambwira ati niwumva umusongo uje ujye unywa iyi miti. Ndataha uwo munsi ndayinywa birakunda, ariko umunsi ukurikiyeho nagiye nzindutse cyane. Ndavuga nimuga nikuramo nibashaka bazanseke ndi mapengu, ariko singiye kwicwa n'umusonga w'iryinyo. Nuko uvuga iki rero, nguhaye urugero kandi nawe uri gutekereza ibyawe muvandimwe. Nuko uvuga icyo ndashaka kukubwira, nukuvuga ngo naho karuma zabaho, ariko burya ikivura umusonga nuko icyo kintu kivaho. Haleluya. Bityo rero ni wumva nawe ugiye kwitanga gufasha umuntu, ugiye wumva ko hari icyo wamukorera gifatika, ukavuga uti ndabishoboye. Ariko amina, umva twumvikane, kuko kubwira abantu burya biragora, njya nisegura ngasobanurana cyane, ndetse gasura no mu magambo amwe, mujye munyihanganira. Ntabwo mvuga ko ari bwo buryo bwonyine bwo gutabara, ushobora no kuba ntacyo ufite. Haleluya.
ushobora no kuba ntacyo ufite. Abo nabwiraga muri aka kanya nabo bantu wenda baba bafite icyo bafite bagomba gufasha. Niba ubishoboye fasha ikibazo kirangire. Ubwo uwo numwe narimbwiye. Uwa kabiri ndi kubwira, niba utabishoboye hari icyo ushoboye, inshuti nyanshuti irakuvuza cyangwa ikagusura. Gusura umuntu rero ntabwo ari ngombwa, birashoboka ko waba uri kure ye, birashoboka ko wajya uhamagara uti se mwaramutse mute, mumeze mute, ariko ukagira rimwe ukavuga uti reka nyaruke murebe. Birashoboka ko utari bumugereho n'amaguru, ariko mwoherereza, mbese kora ku buryo amenya ko wamusuye. Ibi rero ngenda bivuga, nkajya mvuga ni buri wese agerageze kunyumva neza, nagera nkavuga ntari ko aho ibihe bigeze, ndi kuvuga ijambo ry'Imana, buri wese aryakira uko ashaka, ko ndavuga ibyo Yesu yambwiye. Inshuti nyanshuti rero urarwara ikakuvuza cyangwa ikagusura. Ubwo wumvise icyo washobora muri ibyo kugira ngo ubure inshuti nyanshuti y'umuntu. Ibyo kandi impamvu Yesu yabimbwiye ambwa ati ibyo bikorwa byose, ayo magambo yose buri ryose rifite aho ryanditse. Birashoboka ko waba uvuga gusa byo kuvuga ngo ingwe reka mbivuge. Muvandi, menya ko nyuma hari aho tuzahura n'ibyo twavuze, n'ibyo twakoze, n'ibyo twatekereje, n'uburyo twarebye, byose tuzahura nabyo. Ubwo rero Nyagasani akambwira ati sinshaka urubanza ku bana banjye, bambwirire, babe maso kandi basenge cyane kugira ngo batazacibwaho urubanza bitewe n'imyifatire idahwitse. Ndizera yuko uri kumva impamvu ndi kubikubwira. Ni ukuvuga rero ngo ibyo udakoze ufite urukundo byose bizajya hehe? Mu mpfabusa. Inshuti nyanshuti rero ikujya Ahanuka, ubwo ni Yesu wambwiye, ikujya Ahanuka ntikunena. Kunena umuntu ni kwa kundi wumva mbese agize ikibazo ukumva wajya kure ye, nicyo bita kunena, cyangwa se kumva guteye ishozi, nibyo ngibyo. Inshuti nyanshuti rero iyo ufite akaga irakurwaza. Ndibuka ko nigeze kurwara njya mu bitaro, ariko nibuka umumama rwose, umuvandimwe wanjye wamfashije cyane, n'ubu ngubu njya mbyibuka cyane kandi njya mbivuga. Yarambwiye ati rwose Mana, rwose nushaka ntukabivuga, ariko ntabwo bijya binyorohera, birangora kutavuga icyo Imana yakoze. Umuntu akakurwaza akageraho n'abantu baze kukuhagira. Ko nararwaye cyane, nabwo byari bije gutyo gusa, ariko ndarwara biba ngombwa ko banyuhagira, nuko umumama akaba ari we uza kunyuhagira. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umuntu, inshuti nyanshuti ntikunena. Nari ndwaye indwara navuga ngo reka nyivuge kuko ntabwo nta kuri nabigenza, nari narwaye diare ariko ya cyane, donc ku buryo uwo muvandimwe yambaga hafi. Ubwo mbese nawe urabyumva mu buryo umuntu yaba akubaye hafi warwaye. Iyo nshuti nyanshuti rero ntikunena aho ngaho. Haleluya. Wenda ufite kuruka no mumbabare mbivuke, kuruka no guhitwa turabirwara ndiko bimera, ariko umuvandimwe akakuba hafi muri ubwo buryo. Iyo nshuti rero nyanshuti ntikunena. Haleluya. Inshuti nyanshuti rero ikujya Ahanuka. Ahanuka ni hehe rero? Ni hahandi abantu baba batangiye kugusesemwa, kumva ko uteye ikibazo. Inshuti nyanshuti kujya aho ngaho. Bishobora rero kuba utarwaye, ko ndi kubivuga wenda mbijyana nko mu burwayi, ushobora kuba ufite icyo kibazo ariko utarwaye. Iyo rero wagiye mu kigeragezo indani winjiyemo, buryo unukira abantu. Ibyo twarabivuze ko n'abantu bagutererana, abantu bagatangira kukuvuga, abantu bagatangira kukwanga. Inshuti nyanshuti rero ntabwo ijya muri iyo position, ahubwo ihagarara hehe? Hafi yawe. Ikajya hehe? Hahandi bose bakuvuga, we inshuti nyanshuti iguhagarara hafi. Inshuti nyanshuti kandi ntikuvaho naho bose bakureka, ariko inshuti nyanshuti ntikuvaho. Ibi birashoboka yuko abantu bagira gutya bagatangira bakakuvuga, bakakuvuga, ariko ugasanga inshuti nyanshuti yakubaye hafi. Byigeze kumbaho iyo ngeze kuri buri kintu nibuka ibyambayeho, mbivuga ngira ngo nawe wibuke ibyawe. Hari ukuntu umuntu aba yaravuye mu cyaro yifitiye mu nda habyibushye kubera kwirira ibijumba byo muri runonko, niba ari inzoka twabaga dufitemo, ariko nari mfite inda rwose ije imbere ku buryo bunagaragara. Noneho rero ngeze ku ishuri twigagamo promotion yanjye, bakuyemo abakobwa 4 batwite. Ko twarangizaga witiye murumva twajyaga muri secondaire turi bakuru.
noneho abakobwa baragizaga witemo kenshi barazitewe n'abarimu babo, mbese muri make twajyaga muri segonderi turi inkumi. noneho tugezeyo abakobwa 3 batwite n'uwa kane araboneka kandi batakekaga. noneho abantu batangira ngo yango harimo n'undi wa 5 ari we ngewe nyine, babona icyo kidakirumbaraye uko nguko. narwanya urugamba rukomeye. Ikigo cyose kuva mu wa mbere kugera muri 6e bagahagarara kwibaraza kugira ngo barebe uwo mwana utwite. utamuza akavuga ngo wa mwana ngo umeze gutya na gutya ngo aratwite. noneho bakabwirana ku buryo hari nabo nageragaho umwe agahita abwira undi ngo dongo n'uyu nguyu. numva baranererana, abantu barampunga, n'abanyeshuri bagenzi banjye barampunga. nkibaza ariko se mana ubu iki kintu kizamvaho bigenze bite koko? naho ihanda yanjye nkagenda nkavuga se ndayihambiriza ikinda kugira ngo itagaragara rwose, kuko harimo nabo bagendaga bavumbura ariko inda zitaragaragaraga. noneho nkavuga se mana ubuse ndabigenza nte koko? nuko ubwo rero nkomeza gusenga Imana, ariko icyo nari nibutse nuko kuntu nyine abantu banereranye ikigo cyose ariko nimvuga ngo ikigo cyose twari abana bagera nko kuri 300. wumva abana bose bakuzi bakubwirana muri recreation bakaza kureba aho ndi gukina. noneho nkakira n'ibyago sinakundaga gukina, bati ntureba, bati rwose inda yaramuzengereje rwose ntakibasha no gukina. ariko hakaba undi birukanye basanze we yarari hafi no kubyara, afite uruda runini yego, ariko akina cyane, agakina basket, agakina, mbese ari umukobwa ushoboye gukina. bakavuga bati nibe na runaka we yarakinaga, uyu urabona ko inda yaranamuzonze. inda rwose iragenda imbere, inda abantu barayintera rwose. nuko byaje rero kurangizwa n'iki? wenda ushaka kubuza byarangiye bite? byarangijwe nuko babonye igihembwe gikurikiyeho ngarutse yanda nkiyifite, umwaka urangira yanda nkiyifite, umwaka ukurikiyeho mu mwaka wa 2 baza kunsaba imbabazi rero, kuko kameme indimara amezi 9. bararebaga bakavuga bati uko biri kose ari muri 7. babona babikira barampamagaye barambaza ngo ubwo ntutwite? ntiwoya, ngo reka ngo tuzakujyana kwa muganga. ibyo nabyo byose nabiciyemo, ariko icyo navugaga ni uko kuntu abantu bose bakuvaho. inshuti nyanshuti rero ntabwo yo ikuvaho, naho abandi bose bakureka. hari umwana umwe wari inshuti yanjye, twe twaravuye iwacu hamwe, niwe wazaga akanganiriza akankomeza nuko, ariko abandi bose bari barahunze. inshuti nyanshuti rero ntikunena. byarangiye rero babonye ko atariyo, kuko babonye cya kida nkigumanye, nuko ndangiza imyaka naharangije yandikiri kwa kundi. ubwo rero bakavuga bati yewe wa muntu ntabwo atwite. inshuti nyanshuti rero ntabwo ijya muri abo ngabo ngo nibajya kukuvuga nayo ikuvuge bakunene bagire gute. kandi ikindi, inshuti nyanshuti burgira nakwegera ikakubaza. erega bashobora no kuba babivuga bakubeshyera. inshuti nyanshuti rero ntabwo ijya mu magambo, ahubwo zikakubaza se runaka ko numvise bavuga ngo uratwite, nibyo koko? ngewe rero burya nkunda umuntu waza akambaza aho kugira ngo ajye kumvuga. iyo nshuti nyanshuti rero nuko ibyitwaramo, iraza ikakwegera, yasanga ari ikibazo koko ikagufasha kukijera, kuko buriya umuntu uri mu kibazo byo aba kirimo. igihe rero cyo kumubwira ngo wigira gutya ntabwo ari cyo abakeneye, ahubwo abakeneye guhumurizwa. ndagira ngo turangize ku nshuti nyanshuti nk'uko Yezu yabimbwiye, kugira ngo ejo tuzakomeze ku nyigisho ya Yobu nk'uko twari twayitangiye. twari tugeze ahantu rero Yobu asubizwa, ubwo rero niho tuzakomereza. iyi nshuti nyanshuti rero Yezu arambwira ngo naho bose bakuvaho yo ntikuvaho. kandi ibi ngibi tukabireba no kuri Yezu. abandi bose baragutereranye muvandimwe mu kigeragezo warimo, ariko Yezu ntigeze akuvaho. abandi bose baramutereranye, ariko Mariya nyina ntigeze amuvaho. haleluya. inshuti nyanshuti rero ntigutererana. gutererana umuntu nacyo tugomba kukimenya. niyo umuntu ari mu kaga noneho ukareka akirwariza. inshuti nyanshuti rero ntikureka ngo wirwarize. inshuti nyanshuti iragufasha, kavuga iti uko biri kose biremereye byose reka tubisangire. niba ari umuzigo uremereye, agafata agapande nawe ugafata agapande, ntakuharire byose ngo wewe wimenye. inshuti nyanshuti ntikurambirwa. haleluya. ntikurambirwa. iri ni ijambo rikomeye cyane.
ntikurambirwa. Ni ukuvuga ngo inshuti nyanshuti, uyu munsi wenda narwaye malariya, ejo wenda narwaye igituntu, ejo bundi wenda narwaye donko za ndwara uko wagenda urwara burya mu buzima turarwara. Inshuti nyanshuti rero ntikurambirwa ngo ivuge ngo aha ariko ngo urwaragurika ngo nanjye singibishoboye. Inshuti nyanshuti ntikurambirwa. Haleluya. Inshuti nyanshuti yigufashije ntabwo ivuga ngo ariko ngo uzi ko ejo bundi ndagufashije. Yumva igomba kukuba hafi uko ishobojwe. Haleluya. Inshuti nyanshuti rero mbese ntikurambirwa. Ahangaha rero Yezu anambwira ukuntu abantu bajya banga gufasha abandi kubera impamvu zabo bwite. Nk'ubu tuvuge ukaba uzi ko runaka ari mu kigeragezo, ukavuga uti niyirwarize. Kwa kwirwariza kwe rero nawe ntibimworoheye kuko ntawe afite akanda, nta namwe afite azamura ukuboko, ahubwo ari ahantu hamugoye. Icyo gihe rero muvandimwe ndagira ngo nkubwire, iyo uri inshuti nyanshuti wumva ari wowe kuboko kwa wa muntu uri mu kaga, wumva ari wowe kuguru kwa wa muntu uri mu kigeragezo, wumva ko ari wowe ugomba kumubera aho adashoboye kwigerera. Iyo ni inshuti nyanshuti. Inshuti nyanshuti zibaho. Ngewe mu gihe cyashize nyine ubwo nabikubwiraga abana bari barwaye, aho narindi kure ntashobora kuba nahita mbageraho, ariko hari umuvandimwe nahisemo amaganda avuga nti abana banjye bari mu bitaro, kandi umwana mukuru niwe uri kwirukanka mu kuvuza umwana umwe no kuvuza undi, ntabwo byari bimworoheye. Mbese ndamusobanura, arambwira ati reka nirukanke njye ahubwo ndahita ndarayo. Ukumva ko iyo nshuti nyanshuti ntabwo ikubwira ngo ngo nimukomere ngo kandi mwihanganizo. Izo nizo nshuti twe dufite, cyangwa se nizo nshuti twe turizo. Ngo ntabwo ndi kuvuga ibyawe, birashoboka yuko atari ku meza, ariko ndi kuvuga muri rusange. Izo nizo nshuti turizo, izo nizo nshuti dufite. Ariko inshuti nyanshuti imara kumva impuruza nk'iyo, igahaguruka yihuta ivuga iti reka ntabare, igatabara bwangu. Haleluya. Igatabara bwangu kandi igatabara nkuko nayo ubwayo yakwitabara. Hari inshuti nyanshuti zigomba kujya zidutera natwe ubwacu kwigaya, ukavuga uti nyamara runaka we abyitwaramo gutyo, kuko hari igihe ubona ukavuga uti uyu muntu we ageze ku rwego rushimishije mu buryo bwo gutabara. Inshuti nyanshuti rero ntikurambirwa, nibyo navugaga. Ntabwo ari hahandi ivuga ngo ejo naraguhaye, ngo n'ejo naragufashije, ngo ngewe uyu munsi ntacyo mfite. Oya, inshuti nyanshuti si uko nguko ikora, kuko na Nyagasani avuze ati ejo narakubabariye, ejo bundi narakubabariye, dore wakuyemo inda ndakwihanganira, dore watutse mugenzi wawe ndakwihanganira, ubu se n'ubu uragira ngo mwihanganire. Mbese Yezu atubwiye gutyo twagira dute bavandi? Aho tuhadutere gutekereza, Yezu atatubereye inshuti nyanshuti twamera dute? Tuba twarapfuye, tuba twaribagiranye, kuko Yezu atubereye inshuti nyanshuti, aratwihanganira muri byose. Haleluya. Ibyo rero nawe akavuga ati nanjye nimunyigireho ibyo agukorera muvandimwe, nawe wige kubikorera umuvandimwe wawe. Haleluya. Inshuti nyanshuti rero ihora ikwifuriza icyiza, kandi nibibe mu magambo ahubwo ikabishyira no mu bikorwa. Inshuti nyanshuti rero niyo nicaye nk'aha ngaha bakavuga bati runaka nako mbonye numva nagasangira n'uwo runaka ukunda, nicyo ndi kukubwira, mbese muri make wumva akubaye ku mutima. Inshuti nyanshuti iguhoza ku mutima. Haleluya. Haleluya. Iguhoza ku mutima, akwibonye ikavuga iti se runaka wameze ati. Kandi noneho iyo nshuti nyanshuti wenda reka kugira ngo tubyumve neza, reba mubyeyi uburyo uhagaze imbere y'umwana wawe, reba mwana uburyo uhagaze ku mubyeyi wawe, reba se muvandimwe uburyo uhagaze kuri fiance wawe. Ndavuga ariko mu rukundo nyarukundo, kuko ibintu by'ubu ibyinshi byarahindutse. Hari igihe umuntu ajya gukora mariage ko akavuga ati imyaka yandenganye reka mbikore bive mu nzira, ariko mu by'ukuri ndatari urukundo n'umupusa gukora icyo kintu. Ngewe iyo mvuga rero mvuga urukundo nyarukundo rukomoka kuri Yezu. Urwo mu bantu rero ko rugenda ruzima rukamarika, twirebere kuri Yezu, turebe ukuntu twihanganira, turebe ukuntu duha ibintu byose, turebe ukuntu tubereye maso, turebe ukuntu turwanirira, turebe mbese tubirebe byose. Tuza gusanga inshuti nyanshuti iguhoza ku mutima, inshuti nyanshuti ikaguhozaho ijisho kugira ngo utavaho utsikira ukazagira ibibazo. Muvandimwe rero, izi nshuti nyanshuti tuziganiriye tugira ngo turebe uburyo natwe tugomba kubera bagenzi bacu inshuti. Birashoboka ko ntaba inshuti yawe magara,
kuko burya inshuti ziba nyinshi ariko ukagira izo wizera za zindi twita inshuti magara. Nk'uko Yobu yari afite benshi ariko batatu akaba ari bo baje kumuhoza. Muri batatu baje rero nabo tugomba kumenya ko haba harimo uw'inkoramutima wenda uzavuga ijambo riruhura. Noneho rero nshobora kutaba inshuti magara yawe, ariko basi noneho ningerageze kukubwira ijambo rirema umutima wawe, rirema ibyiringiro byawe, ijambo rikuruhura. Haleluya. Turarushye, tugomba kwemera ko muri iyi si turarushye. Naho wavuga uti nge sindushye, ariko hari ibyo se kibagenda dutega imbere bikatunaniza. Muri ibyo rero bitunaniza muri ubu buzima bwa hano ku isi, tugomba kwemera yuko turushye. Noneho ngewe icyo naje gukora kuri wowe kandi nshaka ko nawe ukora kuri mugenzi wawe ni ukumubwira ijambo ryo kumuruhura, kuko ibiturushya byo birahari ariko ibituruhura bikaba bikeya. Reka rero ibikuruhura bive mu kanwa ka Louise, reka rero ibikuruhura muvandimwe bive mu kanwa ka mugenzi wawe muhuriye mu ijambo ry'Imana. Reka rero ibiruhura umuvandimwe wawe bive mu kanwa kawe bitewe n'inyigisho nawe wahawe. Turuhurane, turuhura abandi. Narakubwiye ni amacandwe yawe nareme. Haleluya. Areme kandi igitangaza gikoreke. Amina. Ntabwo bikwiriye rero ko twaba wenda tugorana tugize gute. Ngewe nkongera nkavuga nti uko biri kose ko twaba tutumva ibintu kimwe birashoboka, ariko Bibiliya itubere umurongo. Izi audio rero ntabwo zibereyeho kujya impaka, ntabwo ari igihe rwose urusura urubuga rw'impaka, ahubwo ni urubuga rwo kugira ngo tugerageze kumva ibintu kimwe. Kandi aho utumva, ngewe Yesu yarambwira ati uzumva atumva ajya gushengerera nzamusobanurira. Ngewe rero nshobora kugusobanurira ariko ukumva ntibigufata, kavuga uti bundi se yasobanura iki kindi, ntibigufata. Ariko kubera ko hari uwaduhuje uri hagati yacu, bari usanga wisanga. Ngewe wenda nuza ndakubwira nk'umuntu, ariko nusanga uwaduhuje arakubwira nk'Imana. Haleluya. Ntabwo ari igihe rero cy'impaka, ntabwo ari igihe cyo gukomeretsanya, ntabwo ari igihe cyo kubwira umuntu ngo awa, nta nubwo ni igihe cyo kubwira umuntu ngo yewe ngo ahubwo n'ibyakubayeho byabaye bitoya. Ahubwo ni igihe cyo kurema umuntu, ukamuremamo ishusho y'Imana. Haleluya. Uwo muvandimwe namubwiye ni burya ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana, niko abanyarwanda bavuga. Ijambo riruhura, ijambo rirema, ijambo rihumuriza, iryo ni ryo rero dutegetswe dusabwa kuvuga muri iyi minsi, kuko amagambo mabi Sekibara yafite. Muvandimwe rero twe kuba intumwa za Sekibi. Yezu rero yarangije ambwira ati uwo muvandimwe yavuze nabi rwose. Niba hari n'undi watekerezaga nkawe ndabimubwira uko Yezu yabimbwiye. Yezu yarabigaye rwose pe. Arambwira ati yavuze amagambo mabi, kandi mbere yuko ayavuga nubwo yakubwiye ngo aba yabanje gusenga, ntabwo dushyikirana, ntabwo asenga uko bikwiye. Umubwire ko nadahindura uburyo bwe bwo gusenga n'ubundi azakomeza kugenda inyuma y'umurongo, yibwira ko ari mu murongo. Uwo muvandimwe rero n'abandi wenda batekereza gutyo, icyo ngewe nje gukora kuri bo ni ukumubwira ngo reka twirebere kuri Yezu. Nanjye nabaye mu bihe by'ubujiji, n'uyu muvandimwe yabaye mu bihe by'ubujiji, ariko icyiza ni uko iyo urugamba rukomeye uca bugufi ukavuga uti mbabarira Mana. Haleluya. Yezu Kristo yanyeretse umuntu, hari umuntu yanyeretse ufite amashagaga cyane. Noneho arambwira ngo uriya muntu ngo afite amashagaga. Ntabwo nakubwira ngo ni ishusho y'umuntu runaka, yanyerekaga umuntu ufite amashagaga. Ndavuga nawe ko buri uriya muntu urugamba rukomeye, uriya muntu yaca bugufi agasaba imbabazi. Yezu arambwira ngo iyo urugamba rukomeye buri wese agira ubwoba. Yezu arangije arambaza ngo ariko ngo reka nkubaze, utekereza ziriya mbabazi umuntu asabiye ari ku rugamba bikomeye, utekereza ko ziba ari imbabazi zikomeye? Ati hari abantu benshi basaba imbabazi zitwa nyirarureshwa, za zindi usaba kubera yuko wugarijwe. Ati Imana ikunda isengesho rivuye ku mutima umenetse, bidatewe n'impamvu iyi n'iyi, udatewe nuko wenda ugize ubwoba bw'uko imvura igiye kugwa ngo uhite uvuga ngo ngire gutya. Ati kubera yuko wa muntu yamaze gusaba imbabazi akagirirwa ubuntu bwo guhabwa igihe cyo kongera kubaho, abenshi basubira inyuma, ntibakomeze kuri rya jambo. Ati rero abo ntago ari abagenzi bagana mu ijuru. Ni ukuvuga umuntu utari umugenzi ugana mu ijuru yiyemeza ko ahindutse, ariko bugacya mu gitondo yabiretse. Hari abantu rero bameze gutyo. Yanyerekaga rero uwo muntu ufite amashagaga, ariko urugamba rukomeye aca bugufi aravuga ngo Mana mbabarira, ariko urugamba rwongeye
rumaze guhosha mbona yisubiriye mu bubi bwe. Benshi rero baba ari abo ngabo, abo nibo turi kumwe mu rugendo rugana mu ijuru. Ariko icyo nshaka kukubwira muvandimwe nuko nuhinduka burundu, Imana yo mu ijuru izakugirira neza kandi ikaguha umugisha. Ndavuga uwo ari we wese uri muri audio, sintunze urutoki runaka cyangwa runaka, tugira ngo tujye mu ijuru turebe hamwe kandi twirinde gukomeretsanya, guseserezanya no kubabazanya. Imana iduha umugisha. Twese turi abagenzi bagana mu ijuru, twirinde icyatuma utsikiza intambwe ya mugenzi wawe, ntabo umugenzi ugana mu ijuru agahagarara ku ntambwe imwe kubera ko wamukomerekeje. Imana iduha umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.